bigawa cyangwa ari gufata ibigawa akabishyira mu bishimwa. None se kujya gucukumbura hahise ha Mutesi akajya kuzana abagabo yashatse ari gukura ibigawa mu bishimwa cyangwa ari gufata ibigawa akabizana mu bishimwa? Ubu basi bwarimo ntago Mutesi mwamuha amahoro nk'umugore uri mu rugo rwe wubatse, sibyo? Mukamuha amahoro mukamureka agatuza, wenda twebwe tuvuge uje kwicuruza ngo abagabo bagiye barongora Mutesi nibo bari kuturongora. Siko yavuze ijambo ryaturutse bakora ko umukozi w'Imana Bwana Rivera siko yavuze abagabo ngo bagize barongoraga Mutesi nitwe bari kurongora, sibyo? umuvandimwe yakosheje se oya nta kibazo. Suzana ngire wikaza mufurize amahoro y'Imana murere wose pesi niba uri mu gitondo nkivurize igitondo kiza muri mugoroba mufurize kugira umugoroba mwiza. Ngiye ndi uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugimisha wo kubana na Yvonne. Yvonne meze bite? Meze neza. Umwe mu mama bakoze ikiganiro kibwireze cyeri ngo wituka umubyeyi Pastor Mutesi. Zekera aragaruka aravuga ati kari ku kiganiro ati izo ndayi nibaze umuvandimwe yavuze ngo abagore mwese mutubatse mwakoze kiriya kiganiro ngo murizo yego nibaze tudaciye ku ruhande ku ikiganiro cyako gikubita ku ntego ni iminota mike ariko ifite ikivuze kuvuga kuri Zekeri kuri bwa message irandikiye Pastor Mutesi byari byatewe n'iki? Nuko mukunda Mutesi cyangwa nuko ndaraho yari yarengereye? Nagaru icya mbere ntago mwanga kuko ntacyo dupfa. Icya kabiri Mutesi ni umubyeyi ni n'umugore mugenzi wanjye, sibyo? Nta mpamvu yo kumutera amabuye. Icya gatatu ntago Mutesi ari marayika, nanjye sindi marayika, ndetse na Ezekiel ntago ari marayika, sibyo? Yego. Ibyo kuvuga rero ngo abagore ngo bose tuba kuri YouTube ngo oya yavuze abagore bo kuri social media ngo turindaya, sibyo? Nta kibazo uburaya bwacu bwo turabwemera, sibyo? Reka twemere ko turindaya koko, ariko ndindaya itarasambana na nyina, ndindaya itarasambana nawe kuko mu bantu nasambana nawe ndashaka kumubwira ko atarimo. Ezekeri icya mbere Ezekiel rwose reka twemere ko twaje kwicuruza kuri YouTube, sibyo? Yego. Ariko mu bantu nakwicuruzaho we nturimo kuko ntiwabona amafaranga ngura, uraciriritse uri munsi y'ikirenge cyanjye pe ndetse hasi. Niyo mpamvu umubyeyi yamubwiye ngo ntambwe imukera indege, wakabaye umenya aho ubariza. Niyo mpamvu Mutesi yabwiye Ezekiel ngo niyo mpamvu Mutesi yabwiye Ezekiel ngo ntambwa imukera indege. Nubwo yaje kwivuguruza akavuga ngo yamenye ko iriya cana atari ya Mutesi, ntacyo reka twemere ko atariye, sibyo? Ariko n'uwabimwandikiye nawe ni umubyeyi buriya hari yerekwa yagize, sibyo? Umenya icyiciro urimo uraciriritse. Rero ibintu byo gufata abagore ugatangira kutwandagaza ngo turi indaya, indaya imenya indi, sibyo? Niba twara ubwo uburaya bwanjye n'ubwa Egidiya n'ubwa Pastor Mutesi n'ubwa Korodina ubwo urabuzi, sibyo? Hari aho twahuriye waratuguze. Ikintu ndi kurwanya ni iki, sibyo? Ikintu cyo kuza kuri kamera ukavuga ngo nk'ubu numvishije ari gucukumbura ngo ngiye ngo gushaka Rugana Intwari, ngo ndaje mushake, ngo Pastor Justin akamubaza ati se ko numvishije ngo yagiye kuroba wagiye kumushaka, ngo hoya ntaroba. Ubundi wibwira ko kujya kuzana Rugana Intwari biri budufashe iki? Icyo nicyo mpora ndwanya, sibyo? Njye narababwiye ngo buri muntu wese afite ahahise habi, na n'ubu nkibabwira ahahise hanjye ntago ari heza, ndetse n'ahahise ha Ezekiel nawe si heza, kuko narababwiye ngo ugushungura nta kuburamo inkumbi. Ariko ibyo ntibivuze narakureka nkubwira ikintu ndwanya ni iki. Mutesi yaravuzwe bihagije, sibyo? Aravugwa ko atwara abagabo b'abandi, Mutesi aravugwa. None Mutesi ko ari mu rugo rwe yicaye atuje, ntago mwakabaye mumuha amahoro? Icyo nicyo navugaga, mwamuretse akicara mu rugo rwe agatuje,
ubu tuvugana n'umugore w'umugabo sibyo ntago ari wa mutesi mwirirwaga musuzugura uko mwishakiye ni umugore w'umugabo icyo nicyo nari ndi kurwanya ndi kuvuga inti ko mutesi wenda reka nkubwire sibyo ibyabaye byarabaye hari ikiganiro nabonye sinzi umuntu wagishyizeho yankoreye ese kera agiye gusaba imbabazi mutesi biriya pasita Claude yakoze yego ninjye wagakoze kariya Ezekiel uribuka kuntu wagiye gusaba imbabazi mutesi warumye iminwa warahengamye imisaya urabyibuka uzi ko nabibonye nkumirwa nize ko umuhengamishije umusaya ukamumisha iminwa warumye umukanya uranamuhombanye warumye iminwa warahengamye imisaya yarazanye inkuba z'innyo mu maso yarazanye ko mwagiye mureka yarazanye inkuba z'innyo mu maso witegereze bene hano gutya yarahombanye yumye uruhekenyero kumva hano gutya harumye amatama yaguyemo uribuka kuntu wagiye gusaba imbabazi mutesi umeze ubu ngubu noneho uzamwikubita no ku birenge ndiye kubita ku birenge byose Ezekiel azikubita ku birenge bya mutesi uzi impamvu mbikubwiye buretse wumva impamvu mbikubwiye kariya kaganira ajya gusaba imbabazi kariya kaganira ajya gusaba imbabazi mutesi yavuze arangije aramubwira ati njye nakubabariye kera arangije afata bibiliya nini cyane arayimuheza aramubwira ngo akira subira mu murimo w'Imana none se uwo niwo murimo w'Imana ari gukora umurimo w'Imana wo gusebya abantu ijambo ry'Imana riravuga ngo dukure ibiki ibishimwa mu bigawa ubu se ari gufata ibishimwa akabikura avuga ati nta bagabo mugira muri indaya rwose mwaje kwicuruza uri kumva usibye ko numvishije anavuga ngo harya yavuze ngo abo bagabo barongoye mutesi nta mukene wari urimo nta n'umugabo wari warabuze amenyo wari urimo ndabuze amenyo se kandi sibyo reka nkubwire iyo umpamagaye ndakwitaba sibyo abagabo barongoye mutesi hari umugabo umeze nka Ezekiel wari urimo bamurongora ntabwo twari duhari abo tuzi reka duhere ku bo tuzi abavuga koko abavuga bari abagabo beza b'ibigango we uri kumva ntabwo bari bameze nkawe ntabwo bari bameze nkawe Ezekiel wumye wabaye nk'igitiritiri cy'ikigori wowe uraciriritse mu bagabo rero twaje gushaka kuri YouTube nk'uko bivuze wowe nturimo icara wige sibyo icara wige hari ikintu abanyarwanda dukwiriye kumenya sibyo wikumva kuri buvuge mutesi wumve ko ndi buzi inyuma yawe nkakoma amashyi nkavuga ngo yego yego sibyo nawe reka tumureka aruhuke kuba navuga ni mutesi mumureka aruhuke sibyo kuba icyambere kuba nabwira Ezekiel nkavuga ni ntago ari ngombwa kujya gucukumbura hahise ha mutesi nta cyaha nakoze cyari gutuma mbwira ngo ndi indaya sibyo ariko nta kibazo niba tujya dusoma bibiliya ya ndaya yicuruzaga niyo yafashe amavuta iyasuka ku birenge bya Yesu yego irangije ifata umusatsi irunamira muhanagura Yesu yavuze ngo iki yavuze ngo iki pastor we wasomye Yesu yarayishimiye Ezekiel ndagira ngo nkubwire ngo turindaya zishimwa n'Imana muri turindaya zishimwa n'Imana nawe mwemeye ko urindaya none se nuka nkubwire yabivuze sibyo kandi impamvu Ezekiel yabivuze yashakaga kugira ngo twebwe tuze kuri kamera twisaze ntago turi indaya uragakubitwa n'inkuba noneho turi indaya zishima Imana zishimwa n'Imana sibyo rwose pe turacyagerageza gukizwa sibyo ntago turageraho satani atarasa imyambi sibyo turacyagerageza gukizwa twebwe muri indaya nibwo buryo bwe sibyo umva reka nkubwire wowe rero ntese tuganire dusubire inyuma gato hari akantu komojeho bo kare nari mpari kuri pano bari gukora ikiganiro n'uwitwe Jidia na Claudine na Justin hari akantu mba ntumvisha
abagabo ngo bagira bate ngo ba Mutesi ngo bagira bate se Mutesi ko nzi ko mu bagabo bose bari inshuti nawe cyangwa se bagiye wenda babasha no kubana bose ari abakristo bakijijwe umuvandimwe we ntiyakoze ereri nyine nicyo kintu nshaka kubwira abantu uko niko abyumva niko ubwenge bwe bungana sibyo niba ubwenge bwa Ezekiyeli bugarukira aho amaso yagarukira uragira ngo mbigenze Yesu yabwiye Zakayo ngo ruruka nawe cururuka oya ni ukuri reka nkubwire nta nubwo mbivuze mfite umujinya kuko mbaye mfite umujinya naza nkamushidi nkamubwira ngo ndakwiyamye sindari wawe sindi iki sibyo ariko uyu mugabo ntibituma madamu wamubona nabi ariko mu cyubahiro cye sibyo mu cyubahiro cye rwose nka Ezekiyeli reka mubwire ngo turinda yazishimwa n'Imana uko yatuvuze njyewe Mutesi Egidia na Claudine sibyo turinda yazishimwa n'Imana sibyo yego kuko ubwenge bwe buri kumwereka ko turi indaya twebwe ntacyo turi bubihindureho kuko niba ubwenge bwa Ezekiyeli buba mu maguru ye njye ntacyo nabihinduraho sibyo ubwo nyine ibyo yavuze bingana n'uko areshya nta kindi narenzaho ariko reka mbabwire Yesu bamuzaniye umugore wakoze icyaha ngo namutera amabuye Yesu yandika hasi arangije aravuga ngo utarakora icyaha namutera amabuye habura umuntu n'umwe utarakora icyo cyaha sibyo mu by'ukuri nta muntu utarakoze ibyaha Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana wowe isi ndabemeye ko nta mugore wataye umugabo intuza akajya gutaha ngo abeshye ngo atashye ubukwe njyewe sininyisi ndaye icyambere sibyo icyambere abantu badukurikirana banyumve wari wamfatana urindaya oya sindi indaya ariko kuri Ezekiyeli sibyo urindaya oya sindi indaya reka mbikubwire urindaya ubwo rero ntongere kuba kuri indaya kuri Ezekiyeli we buriya reka nkubwire igihugu harya ngo igihugu cy'impumyi kiyoborwa n'impumyi sibyo ufite ijisho rimwe ngarayobora cyane icyambere ntawe urambona kuri kamera ko bamfatanye n'umugabo sibyo na Pasiteri Mutesi yirirwa asebya ntawe uramufatira muri rogi ari gusambana n'umugabo icyo nicyo ndi kurwanya uri kumva sindwanya umuntu ufata igitsina gore ngo narangiza cyambika urubwa sibyo niba ndi umugore Egidia ni umugore sibyo Claudine ni umugore w'abana 5 uvuga ngo turi ababyeyi oya Bibiliya ivuga ko turi abagore buriya umugore Bibiliya ivuga ko turi abagore reka dushyire mu kinyarwanda cy'iwacu turi ababyeyi sibyo kuko niho kari bwumvikane yes Claudine ni umubyeyi w'abana 5 sibyo niba Claudine abasha kwiyishyurira inzu akishyurira abo bana ishuri sibyo abana bacu bakabaho sibyo Mutesi reba intambara yarwanye reba hageze njyewe ndi buguha uburenganzira bwo gufata umugore ukamuharabika yariyubatse gute wowe uri umugabo wirirwa wasama kuri YouTube bingo bagufashe ariko ngo hari uwo ngo bagendana kariya mugezeho aravuga ati we ntabwo uri mata ariko nukomeza kugendana nawe ari abagore uzandura nibaze weho na Claudine mushaka kwanduza ibike Egidia ntacyo ni ukuri kw'Imana gusa kera yahuye Egidia ati yavuye komeza gutya na gutya ati bakomeza kugendana ariko agakunga k'abantu muri kugendana atagakunguka katimupa ati nugakomeza amati uraza kwandura reka nanakubwiza ukuri nta n'agakungu gahari pe ni ukuri nta n'agakungu gahari icyo kintu abantu banatwumve nta bintu byo kuvuga ngo tugira agakungu twebwe icyo tuzira ni uko twavuze ukuri kandi reka mubwire buriya ukuri kuraryana icya kabiri ikinyoma kizamuka kuri esikariye ikinyoma kizamuka muri esanseri ukuri kugaca kuri esikariye ariko ukuri kujya gutanga ikinyoma sibyo ibyo Ezekiyeli yavuga byose njye ntacyo bimbwiye ariko mumbabarire munyumve namwe sibyo kuba naza nkavuga inti birahagije ibyo twavuze twarabivuze ibyo mwakoze mwarabikoze mureke umubyeyi aruhuke ntabwo navuze nabi kuba naravuze ngo Ezekiyeli n'imbwa ni komenti yanditswe ivuga ngo ntambwa imokera indege iyo komenti si njye wayanditse kuba nayivugaho ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuza ngo anyite indaya
sibyo ariko nanone atwite inda kuko twayivuzeho turi benshi ariko nanone ni ukuri reka mbwire Ezekiel sinakurenganya pe umuntu atanga icyo afite arampa uburere atahawe se arampa ikinyabupfura adafite se icyo yaduhaye nicyo yari afite mu mutima ariko se umuntu w'umukozi w'Imana wirirwa ujya kubunga mu matiku witwa ngo ni umukozi w'Imana wirirwa ujya gucukumbura hahise buri muntu afite Imana yakorera kera aravuma reka tubyihorere aho kare yaragiye kuvuma mugirira impuhwe aramuvumira iki se aramuvumira iki yitwaye nabi oya reka nkubwire sibyo si turi muri social media niba ari ukugira ngo atere imbere sibyo niba yumva ko kuvuga abantu aribyo byatuma atera imbere nta kibazo natera imbere Saduru aravuga ati dore navumye Mutabazi mambo kwisha namagingo y'umuvandimwe ntarongera gukora n'ukuntu uza no ku giceri cy'icumi none se ko nabonye na cano ye wagira ngo yavumye yande erega abavumwa ni benshi ni ukuri reka mbabwize ukuri abavumwa ni benshi ni ukuri noneho gusa njyewe hari ikintu ndi kuvuga sibyo ibi bintu ni showbiz ni social media wenda abantu barashaka amafaranga ariko se nk'abantu b'abakozi b'Imana njye sindi umukozi w'Imana sibyo ariko se nk'umuntu w'umukozi w'Imana ndavuga Ezekiel sibyo mbabarira unyumve wigeze wumva nza kuri kamera nza kubwiriza oye mpamvu nuko ari umuntu nagize gutya sawa buretse utuze manzi unyumve winsakuriza nanjye utangiye kundakara mahoro ya senkani kuko aya venta mahoro utangiye kundakara mahoro ya venta senkani arawishe kuyabona manzi unyumve uri kumva ndavuze ngo nyumva tujye tuvugisha ukuri uri umukozi w'Imana sibyo ntago wenda iyo uvuga wenda bwiriza abantu abakozi b'Imana nta Mana yabahaye akazi ahubwo uvuga ngo muri abantu mujya tujya gushaka Imana ibyo reka tubyihorere ni umukozi w'Imana niyo turabagenzi twese bajya mu sibyo bwiriza abantu babwira ubutumwa bwiza kujya gucukumbura hahise ha Ivona ugacukumbura hahise ha Egidia ugacukumbura hahise ha Mutesi aha Korodine ntacyo biri bugufashe n'ukuri pe ariko noneho ibi ni ibituma twirirwa ducagagura yahanuriwe mu kiganiro sibyo nta kibazo ese turi ubundi turapiki tujya bati oya buretse nkubwira usibye gupfa ubusa nk'ibisambo ubundi ubudupiki gupfa mwese Theo ukunda Mutesi Korodine akunda Mutesi njyewe none se nereka nkubwire Ezekiel noneho akaza avuga ati abo bagora atavuga kundi kose baranze barana none se nta kibazo Mutesi tumwange dufata amabuye tuyamutere none se mu nyangira ibaho njye nakare namubwiye ati uno mama kari umumama mwiza murapfa iki we nawe ko mbere hambere habanje Ezekiel uyu yari mama wawe umwita mami ntiyagiye gusaba imbabazi yari yaravuze ngo ngo harya ngo niki Justin ngo niki kitahura n'ikindi ngo nakaze kiratahura na Mutesi tubona barahuye ntibahuye barahuye ubu rero reka mbabwire ikintu mutazi n'ubu ngubu bazongera bahure yego se u Rwanda ni ruto n'isi ni ntoya kuza abantu ntikibura mwafura mwe mujye mubimenya nta mpamvu rero yo guhangana sibyo njyewe ntabwo nje guhangana na Ezekiel kuri kamera nje kumubwira ngo ibyo wavuze nibwo buryo bwawe nibwo buryo bwe icyo yaduhaye nicyo yari afite ntuzasaba umuntu umugati kandi afite ibuye amakuru dufite ngo arimo ngo arakubitamo kamwe ngo muri Uganda ngo bikaba intambara ntureba ko mu kanya ko hari ikiganiro akoze ari kuvuga ngo ari gucukumbura hahise h'abantu buretse nawe agaruke mu Rwanda nawe bagende bamucukumbure batangire bavuga ibyo yakoze wenda nta n'ibyo yanakoze twagiye twemera ko n'abantu babeshya ubuzi nawe ibyo bazamuvuga yakoze Uganda wenda banamubeshyira cyangwa ari byo erega iba ari gukora nawe azabyikora nawe bazabimukora nese ibi bivuze iki wamenya ariko ndakubwiye ngo buriya uko byagenda kose Korodine ni umukozi w'Imana Ezekiel ni umukozi w'Imana Korodine kare yamubwiye mu kiganiro ati ndakubona nk'uwapfuye ndi kukubona nk'uwapfuye ahubwo nuko nabuze amafaranga yo kugukoreshereza iki serekeye sibyo mu by'ukuri njyewe ntabwo nicaye kugira ngo mbwire ngo Ezekiel ngo yarapfuye ni muzima sibyo
kuko aravuga nawe yasobanuye nanjye nibyo nari ngiye kuvuga abanyamwuka bafite ukuntu ngo bagire iyerekwa bakerekwa mumba wese njya nerekwa niba yabonye yarapfuye mu buryo bw'umwuka ubwo nyine wasanga yarapfuye nta kintu kirimo ubwo nyine wasanga hari akanejide yageze kuvuga turi mu kiganiro aravuga ngo Imana yarapfushije ubwo Ezekiel ashobora kuba yarapfuye mu buryo bw'umwuka rero nagaruke nazuke akorera Imana nk'uko yayikoreraga mbere hari ikintu kimwe Ezekiel kare yagarutseho aravuga ati uyu mugore yankinguye ndi muzima Mutesi se oya Rodina nibaza kwandika rest in peace ku ifoto y'umuntu muzima si bishobora nabyo guteza ibyago ntago ari byiza reka tujye tunavugisha ukuri njyewe rwose reka nanabivuge umuntu uzambika ndi muzima nzahita njya kumurega muri RIB nuko mutangira mubika abantu ejo bagapfa urambika ndi muzima ngo bigende ute nuko mutangira mutera umwaka abantu oya reka tujye tuvugisha ukuri mbese wajyaga kwandika ko Ezekiel yapfuye ntiyari muzima yamubikiye iki hazagira umuntu mbika hazibeshya yagira umuntu mbika mubika abantu ari bazima si ukubatera umwaka si uko batangiye babikadura imbogo bikarangira apfuye mwagiye mwirinda koko erega ikintu cyo gupfa ntawe ugikinisha ese wari ubu wowe bakubetse ngo wapfuye uri muzima wakwishima ntago nakishima byambabaza komereza ikiganiro mureke niko ateye urangiye mwamunye yego twagiye ariko mbangamiye nta kundi ntibyakubabaza rero uko wababara niko na Ezekiel yababaye niko n'undi yababara sibyo rero reka namwe abayutubazi mwandika mujye mugira naho mugarukira kare yavuze ati sinzi impamvu abantu bose mwagize gutya mugahura n'umubyeyi Pastor Mutesi iyo umuntu amuvuzeho muza mumutuka nibaze koko ugeze urana Mutesi kuva watangira ku bintu bya social media ntabwo turahura nzabaza neje Daniel tuganira ubutamubaze nimba barahuye none se ubundi tubaye twarahuye ni iki kitwayemo kuba twahura hari timu ngo Ezekiel kare yavuze mu kiganiro ngo yangira nkugire tube twese dutera imbere uranga iyo muyihuriyemo ngaruta umukubito utari twiza ariko nukuri reka mbabwiza ukuri nyamara nibyo njye mbabwira ngo mujye mureka gusebanya sibyo hari ikintu nigeze kubabwira kandi mumbabarire mu cyumve Pastor Mutesi uko biri kose yega afite abanzi ariko agira n'abakunzi sibyo Pastor Mutesi hari amagambo afite wowe ubwawe ashobora kuguha icyizere cy'ejo hazaza sibyo Pastor afite amagambo meza yo kubaka abantu no kubereka ko nta kure habaho Imana itakura umuntu nta nahitana amugeze sibyo nta kindi rero iteka ryose umuntu uvuga ibintu bikubaka ntiwamwanga umuntu uvuga ibintu byubaka uramukunda umuntu uvuga ibintu bisenya ntumukunda mu by'ukuri nicyo kintu wenda reka nkubwire usibye wenda izi zagara ziri kuza uzi ko mu myaka 2 ishize Mutesi yari nk'Imana y'abagore yari nk'Imana y'abagore mu kubagira apana Imana yo mu ijuru hano mu isi ngo yomuraga ngo ibikomere byagize cyane pe uzi ko byonyine wabaga ufite agahinda ugafungura TikTok wakumva amagambo Mutesi yavuze byonyine waba uri kurira ukihanagura ugahita wumva kuko byagenda kose Imana izagutabara bitewe n'ubuhamya bitewe n'amagambo meza abwira umuntu none se hano hari ikintu kare numvishe numva kirambabaje reka playing abantu bakumve koreka mbanze nkoreshe akangaka Pastor Mutesi niba umugabo utamuzi niba umugabo utamusobanukiwe uyu mugabo akaba yaje kukubeshyira niyo mpamvu bikoze abagabo ba Mutesi ntabwo mwababara umuntu yageze aho yicuruza ku munsi ashobora kuryamana n'abagabo 3 na 5 ariko hari umugabo umwe urakoze cyane uyu mugabo ni umwe mu bantu bakoze akazi k'igisirikare cya
yahoze muri special force rumwe baririmbye mu rusengero rumwe anda ngo mu itorero ryitwa solution cyane bwiza ukabaha amajwi ese kuki wumva ko wabeshyira abandi mutesi hanyuma we hazi ukuri kwawe bakuvuga ukumva babaye kubera ntabwo nibaza ko yabaje kubishyura umugabo niba yahagurutse aza kuri kamera ya Kiranuka TV yambaye umwambaro wa gishumba wa gitambyi yambaye kororome mutesi ndamuzi ati muzi neza ati muzi yicuruza hano Kampala ati muzi ibi n'ibi turibaza niyo mpamvu mwumvise njye ibyo bintu nigeze mbivugaho turi inzandiko zisomwa n'abantu bose ntabwo nafata umuntu ngo mwite kanaka atari we ati sinavuga ngo umuntu yabaye hatarahabaye ati ahubwo ikibazo ni kimwe mwebwe ahubwo ubwanyu mwebwe nimwe mutazi mutesi predasiye atari kugiye ubabwira ndamuzi Kampala warisobanuye twagiye urakoze reka ibyo bintu uwo mupasiteri ari kuvuga reka mbivuge kumwe na Claude sibyo yego mutesi yaricuruje Kampala icyo nicyo kintu rero nkora nzira buri munsi nkora mbabwira aho nahahise ha mutesi sibyo nicyo ndi kubabwira reka twemere ko yicuruje nk'uko mubivuga pe sibyo sindi bubahakanye sibyo ariko aho nahahise ntago ari aha none sibyo nicyo kintu mpora mbabwira ngo buri muntu wese agira ahahise he habi sibyo ese basi hari umuntu uri kuza none hakavuga ati aho mutesi akoreye ubukwe na Feredina namufasha asambana arahari none se aho hahise ha mutesi kuhagarura biri budufashe iki si ukugira ngo bamusenyere ikindi rero kuri icyo cyo gusenya narababwiye ngo umunsi Feredina afata umwanzuro wo kwemera mutesi yamwemeranye n'uburaya bwe amwemerana n'abo bagabo be muri kuvuga amwemerana n'ubwo bucakura bwe muri kuvuga amwemerana n'iyo timu ye y'abagore yacuruje ni ukuvuga ngo ajya gufata umwanzuro wo kuzamura akaboko ngo ndarahiye yari yemeranye mutesi n'ibimuvugwaho byose ibyo rero muri gukora nibyo ndi kubabwira ni nk'ukotsa ikigori ku itoroshi aho nahahise icyo nicyo ndi kubabwira aho nahahise ariko si aha none sibyo ni ahahiseho umuntu twese twagiye dukora amakosa ahahise sibyo ariko se ahahiseho umuntu ni ngombwa noneho ngo habe ibikwasi muzajya muhora mujombesha umuntu ko ari byo mpora mbabwira ahahise hacu ni ngombwa ngo habe igikwasi uzajya uhora unjombesha kuba ntafite umugabo sibyo kuba nibana kuba narashatse umugabo ntitugire icyo twumvikanaho tugatandukana ni ngombwa se ngo ibyo bintu bimbere igikwasi uzajya uhora unjombesha unyibutsa ko natandukanye n'umugabo unyibutsa ko ntagira umugabo ibyo nyine nibyo mba ndi kubabwira buri muntu wese ariyizi sibyo njye niyizi kukurusha ntabwo ari ngombwa ngo unyibutse ko natandukanye n'umugabo ntabwo ari ngombwa ngo unyibutse ko nari indaya ndabizi ko nari ariko narihanye none se uri kubingarurira ngo bimarire iki narihanye Imana ikambabarira n'umugabo nashatse yarankunze ibyo ni iki biri bumfashe none se si ibyo mpora mvuga tubona ku musozo w'ikiganiro cyacu aho nshaka kureba ikiganiro kinini ibyo nshaka kuvugaho byinshi nagiye mbikomozaho hari ikintu mba nibaza wenda muri ubu buzima hari igihe wenda umuntu agira agahura n'undi niyo inama ushobora guha Ezekiyeli niyo inama ushobora guha Mutesi ndetse n'uyu mukunzi wa Mutesi twumvishe ngo yanditse mesaje ariko nyanarebera ko ari uwo mukunzi n'amagingo aya reka wenda twemere ko ari uwo mukunzi ariko reka nkubwire njyewe Mutesi nta nama ndi bumuvugeho cyane zindi uti kubera iki sibyo mu by'ukuri nta nzovu irwana n'urukwavu ikintu kimwe ngiye kubwira Ezekiyeli komeza ucukumbure n'akatarazo uzakazana komeza ucukumbure kuraje rwose pe komeza ucukumbure utuzanira amakuru n'akatarazo kazana urebe ko hari icyo biri butumarire njye nakindi kuko ubu none aha sindi bumubwire ngo rekera gucukumbura niba ariyo ntego yihaye
we yavuze ngo azareka gucukumbura azanye rugana intwari. Mm. Sinzi n'undi ubundi yavuze wa kabiri. Mm. Sibyo rwose pe, komeza inzira watangiye wicika intege, uri mu murongo satana gushakamo. Kagushimire. Murakoze cyane. Nshimira abantu bose twibaniye mu kiganiro cyanjye, mbabwire ngo ibiganiro byacu nagaruka naringira umugisha wo kuba nibere ndi kumwe na Ivona. Ubwo rero njya kugisha kwa na Ezekiel nawe asaza yagira asubiza akandika. Ni rwose nta kibazo pe. Ezekiel ngo umenye ko aba bagore baremera karinda ariko za Yesu. Za Yesu. Muvandi. Yesu aradukunda, twarabatuwe n'amaraso ya Yesu. Gukomeza rero ufata hahise hacu ukumva ko hazaba imisumari yo kutujomba. No, ntacyo bivuze. Ndabashimiye ibiganiro byacu nagaruka nk'ibisanzwe.